mbere ya byose uzabanze usenge Imana uyereke ibyawe byose ari iguhitiramo. Nuko dutangiye filime yacu uyu munsi. Ubu buryo tuyitangiyemo buteye ubwoba cyane. Umukobwa ari kumwe n'umusore, umukobwa yabaye nk'ipanji, umusore ari kwihinduranya, umukobwa afite ifunguro mu ntoki ariko umusore ari kwihinduranya akabasha kuba yacira muri ibyo biryo, akabasha kuba yabihindukiranya. Nawe reba uwo bakundana, reba uwo bifuza kubana, reba umukobwa, reba yabaye nk'ipanji, umusore ari kumukoreramo imigenzo yose ishoboka. Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, ntucikwe, ntugende iyi video utayirangije kuko uraza kuba wasobanukirwa. Mana Nyagasani agisoza kugira ibyo agiramo, agiye gukozamo ngo abashe kuba yarya n'ifoke. Mana Nyagasani hari uwaje muri ubwo buryo. Yaramubwiye uti uramenye udakora ikosa ryo kurya muri ibyo biryo, banza ubirebemo. Mana Nyagasani yamukuyeho ku gahu cyangwa se yamukuye igihu cyari mu maso y'umusore yari yamushyizemo, abasha kuba yareba ibiryo agiye kuba yarya. Ati uramenye udakora ikosa ryo kuba wabirya, ibyo biryo birahumanye, ngira ngo nawe wabyiboneye. Icyo ugomba gukora ni uko ibyo biryo ugomba kuba wabijugunya hasi. Akimara kuvuga ngo bijugunye hasi, nawe yahise aburirwa irengero. Ese biragenda bite? Niba ugeze ahangaha aribwo bwa mbere, making sure ko wakoze kuri iyo buto, ubundi dukomezanye, ubundi ubashe kuba wabona ubusobanuro, ubundi ubashe kuba wamenya ikijya mbere. Mana Nyagasani nibwo atangiye kugarura ubwenge, nibwo yibutse neza, nibwo atangiye gutekereza kabiri. Abikoze nk'uko yabimubwiye, bya biryo yahise abimena, yahise abijugunya hasi. Uyu musore nawe wihinduranya agasekeretoni, yihindura ibidayimoni, yihindura inzoka, yihindura buri kimwe cyose, yaramubwiye ati ibikoze ni ibiki? Ati bikoze ni ibiki? Yatangiye kumukubita. Mana Nyagasani ese biraza kurangira bite? Reba uwo yasengeye, reba uwo yifuza, iteka n'iteka Imana uzayiha ububasha n'ubushobozi kugira ngo ikurwanirire. Ntabwo ushobora kwirwanirira ngo ubashe kuba wanesha muri iyi si. Iyi si yaranduye, iyi si n'ahangaha igeze. Ibaze nawe, yamuzaniye ibiryo, baje kuri bya bindi bajya bavuga ngo ni date, amuzanira ibiryo, yamubwiye ati ndashonje unzanire ibiryo. Ariko nawe reba ibiryo yamuzaniye, ese ari nkawe wabigenza ute? Yatangiye kumusaba imbabazi, yaramubwiye ati ibi biryo byamenze, ntabwo ugomba kuba wabyangiza gutya, abakobwa murangiza cyane, amafaranga nk'aya ngaya bapfuye iki koko? Umukobwa yatangiye kumusaba imbabazi, umukobwa yaramubwiye ati mbabarira baby, ibi bintu bibaye birancitse rwose, mbabarira ntabwo bizongera. Ati ntabwo nabyumva neza ukuntu nkuzaniye ibiryo byamenze warangiza ukabimena ahangaha. Hari abantu benshi baba bakeneye ibiryo babibuze, ariko wowe warangiza ukabimena. Wansobanurira gutya? Uku ni ugusesagura. Buri kimwe cyose ushaka ndakiguha, ndakwambika usa neza, ni uko nguko umusatsi wiga umeze neza, ariko no ku biryo warangiza ukavuna, warangiza ukamena hasi. Wabisobanurira gute? Ati ngiye kugukubita, ati ugomba kunyishyura amafaranga yanjye natakaje kuri ibi biryo. Ese biragenda bite? Ese arabasha kuba yamwigobotora? Gusa umukobwa yabashije kuba yamenya uwo ari we, yabashije kuba yasobanukirwa. Yatangiye kumubwira uti baby, ati koko urashaka kunkubita, urashaka kunyishyuza ibiryo by'ibihumbi 10? Ubu se ari njye nawe ufite agaciro ninde? Ati rega byose tuba tugomba kubyuzuzanya. Atari njye nawe ufite agaciro ninde? Niba ushobora kumpora ibi biryo bincitse bikameneka, ubwo agaciro kanjye nakaha imbere yawe? Bivuze yuko ndutwa n'ibiryo. Mana Nyagasani, umusore yararakaye cyane kubera icyo atariye bino biryo. Nawe watangiye ubyibonera neza, impamvu arakaye arayizi neza. Ibi biryo yamaze kubishyiraho imitongero, agombaga kubiha uno mukobwa kugira ngo abashe kuba byamugwa nabi, kugira ngo abashe kuba yamugirira nabi. Mana Nyagasani mujye mukunda abo Imana yabahitiyemo. Yatangiye kuvuga uti ntabwo byumvikana, Mana Nyagasani ibi bintu bimbayeho ni ibiki?
umukobwa yatangiye kubona ko umusore kuba atariye bino biryo ari ikintu gikomeye cyane. Yaramubwiye ati baby, atereka kwambaza Imana, ibiryo by'ibihumbi 10 nta kintu byatanga, ati nagenda nanjye nkabyigurira. Yaramubwiye ati zibaho ngaho, ati zibaho ngaho, ibiryo bifite agaciro ndetse no kukurenza. Ese kubera iki? Ese kubera iki? Uraza gusobanukirwa impamvu. We making sure ko wakoze subscribe, ukore like, unasharing iyi video ku bantu uzi bakundana, mujye mukundana ariko mushyiremo ubwenge bwinshi cyane. Ibintu byanyu mubiragize Imana, musome ijambo ry'Imana, mu making sure ko ibintu byanyu Imana ibizi kandi birimo. Iyo abantu bari kumwe, Imana irabasanga, kandi iyo bahujwe n'umugambi mwiza ndetse yari n'umugambi mubi, Imana ihita ibinyomoza ikabishyiraho umucyo. Mana Nyagasani yaramubwiye ati wa gikobwa we, ati ndanakwanze, guhera ubu ngubu ndanakwanze. Ikintu rwose atumenye yuko akantu nagukundagaho, niba nagukundaga 100%, ubu ngubu hamaze kugabanyukaho ikintu, kuko ntabwo unyumva, ibiryo biramusajije, ibiryo bimuteye agahinda cyane kuba atabashije kuba yabirya. Umukobwa yatangiye kumufesinga, ariko ibi biryo ni ibiki bituma uri kunkubita, bituma untesha agaciro? Nabimenye ibyawe byose nabimenye, utagira ngo noneho reka mbanze nanakubwiza ukuri. Yaramwitegereje neza, ati ibintu byawe byose nabibonye, impamvu ubabaye, impamvu utishimye, impamvu ntariye bino biryo ni igutera gusaragurika, ni igutera kwicuza. Ntabwo ibi bintu ari gusa, ndagira ngo nkubwire yuko umwami ukorera azaguhembe. Yaba unyifuriza icyiza, ntabwo wakagombye kuri kumbwira gutyo. Ubwo se urashaka kuvuga gutyo n'ibi biryo byanjye wamenye ahangaha? Urashaka kuvuga gutyo ngo ibyanjye wabimenye, wamenye ni ibiki? Banza unsobanurire ibiryo biri ahangaha byandagaye gutyo. Twakabihaye umwana wo ku muhanda, tukabiha imfubyi zitagira kivugira, zitagira kivugira, ariko ukabasha kuba wanyubaha, ukabasha kuba utanesha agaciro. Ibyo byose uri kwivugisha ni ku bugingo bwanjye wari ugiye kuba wakwangiza. Wowe wari ugiye kuba wakwangiza ubugingo bwanjye. Ibyawe byose mbasha kuba nahishurirwa, mbasha kuba namenya icyo untekerezaho. Urabyumva neza? Roho yanjye ndagira ngo nkubwire yuko utazigira icyo uyikoraho, kuko Uwiteka Imana yandinze kandi ibashije kuba yanyereka byose. Ntabwo nari nzi ko mu byo wantekerezagaho byose ari ukunyangiza. Ibyo se ubikuye hehe? Ibyo ubikuye hehe uri kuvuga? Uri kubivugira hejuru yuko umaze kunyangiriza. Ibyo bintu byose uri gutekereza ntabwo ari byo. Ndagira ngo ubwire ko ibyo bintu uri gutekereza ntabwo ari byo rwose. Yatangiye kwivamo. Umukobwa yaramurebye, umukobwa yamaze kumuvumbura. Muri uburinzi bwawe nta hantu butaba. Ndagira ngo nkubwire yuko ibyo bintu byose uri kwibwira ari ukugira ngo ntakubwira, ari ukugira ngo utanyishyura ibiryo byanjye wangije. Urabona ukuntu ndeba gusa, kundeba gutyo se byatanga iki? Umukora nawe aramubwira uti uramenye n'ikindi gihe uzamenyere bene wanyu, n'ikindi gihe mubo mukundana bose, mubo ushaka no kwangiza, njyewe ntabwo ndimo, uraswase kuri iyi nshuro. Njyewe n'ikindi gihe n'Imana yanjye niyo ugomba kundinda. Ibyo ukora byose, ibi biryo byose washakaga kumpereza biranduye, imigenzo yose wabikoreyeho. Inyo wowe urashaka kungaburira inyo nasoni. Mana Nyagasani yamubwije ukuri, yabanje aramureka arikarakasa, nawe ageze ahamubwiza ukuri. Umugabo byaramwanze mu nda, hari ibyo atangiye kwibuka. Yaje ku mupfumu, aje gupfumaguza kugira ngo arebe yuko yabasha kuba yatsindira uriya mukobwa, abashe kuba yamuha buri kimwe cyose. Ahangaha yareba amubwira uti ugomba gukora, ugomba kuba amafaranga, ukabasha kuba wamutsindira, ukamuha ibiryo nzaguha, ubundi ukabasha kuba wagenda ukabimuha, ukabasha kuba wamugira ikigoryi. Azaba uwawe ibihe byose, kandi uzamukoresha icyo ushaka cyose, kandi amategeko n'amabwiriza ugomba kuyakurikiza neza cyane. Mana Nyagasani, uyu yatangiye gusara, yatangiye kumubwira, yamubwiye amagambo menshi. Aramubwira uti biriya biryo uzamuha, natabirya uzahita usara, natabirya uzasara. Mana Nyagasani yatangiye kwibuka ibintu byose yamubwiye, yatangiye kwaka imikororombya, buri kimwe cyose cyatangiye kwangirika. Ese arabigenza gute? Umutwe waramuriye, umutwe urongera uramurya. Umukobwa yaramwitegereje, aramwitegereza cyane, abura uko abigenza, yatangiye gusara.
yakomeje gutaka. Umukobwa aramwitegereza cyane, ari nako rwose abura yacira n'ayamira, avuga uti ndapfuye noneho ibyanjye birarangiye. Ese biraza kurangira bite? Ibaze nawe umuntu mwari mugiye gukorana ubukwe, ibaze nawe umuntu mwari mugiye gusezerana, umenye izi saha, ukamenya yuko ari uko ateye, ukamenya yuko akorana n'abadayimoni. Yatangiye gusara kuko yaramubwiye uti nibitagenda nk'uko ubishaka, nibitagenda nk'uko ubishaka uzahita usara, kuko ibyo wendaga kumushyiramo nibyo bizakujyamo iteka ryose. Ati kandi nta rindi garuriro. Nibwo mpamvu yahise yibuka, niyo mpamvu yahise yibuka amategeko n'amabwiriza. Buriya abarozi bose bagira amategeko bagenderaho. Yatangiye guseka, yatangiye kumera nk'umwana w'igitambambuga. Umukobwa yaramwitegereje, atangira kugenda amuzenguruka, byibuze ngo arebe ikiri kujya mbere. Imana nyagasani. Umukobwa yatangiye kwirukanka, umusore amubwiye ati ngwino. Yatangiye kuvuga amafaranga yanjye miliyoni, ati miliyoni 10, miliyoni 20, miliyoni 30 zanjye ziri hehe? Yatangiye kuvuga ati amafaranga yanjye ari hehe? Buriya umusazi rero yasaze, hari ibita bimuzamo. Yatanze amafaranga menshi kugira ngo abashe kuba yatsinda uriya mukobwa, kugira ngo abashe kuba yamutwara, amutwara ikuzimu, abashe kuba yamugira umukorone wiwe. Mana nyagasani, muri iyi si yaranduye cyane. Niyo mpamvu natagiye mbabwira ni mujye musengera abakunzi banyu, mujye musengera abakunzi banyu. Imana ibaha umugisha, ibashakira bariyo mwubakiraho. Kubakira ku bise kibi nta hantu byakugeza. Nuko birangiye. Niba ugeze ahangaha rwose kuri uyu munota wari ukurikiye video, kora like, ukore share, ukore na subscribe, ubundi turushaho kugenda tubona video nk'izi ngizi. Niba rwose ujye ukundana n'umuntu, nibuza abakundana mujye mubasha kuba mwakwiragiza Imana. Filime yacu nuko irangiye, uyu nawe yataye ubwenge, ibiryo nuko nguko, babwira ngo bye bye.